Show Speed umwe mu bashyitsi navuga ngo bari bategerejwe cyane hano kuri stade Amahoro. Urabona ko amaze kuhagera, yinjiye ari kuri moto. Kayishema yambaye umupira w'Amavubi, umupira ugizwe n'idrapo y'u Rwanda, arimo araguruka, arimo aragenda asuhuza abafana. Yinjiye muri stade afite abantu miliyoni 45 zimukurikiye. Nibyo rero ni Show Speed, ni umunyamerika. Bimwe mu byo azwiho ni gukora show cyangwa se ibitaramo bye cyangwa se ibirori cyangwa gusura ari live. Yagize gutya ku kuboko abari kubara wageze online. Muze babwira ko tumanutse mu kanya afite miliyoni 45. Akoresha imbuga nkoranyambaga. Ku bantu bavuga batese Show Speed ni muntu ki uri hano kuri stade Amahoro, navuga ngo ni umusore ukiri muto w'imyaka 20 wamenyekanye mu gukoresha imbuga nkoranyambaga, akomoka mu gihugu cya Amerika. Hanyuma rero yaramaze iminsi ari kuzenguruka ibihugu bitandukanye yerekana umuco waho, yerekana ibikorwa bitandukanye, ariko akabazwi cyane muri acrobacy, mu bintu biri acrobatique, ndetse akaba nyine agenda azenguruka ugasanga arimo arashyiraho ibintu bimeze nka challenge. N'ubundi urabona ko ari kugenda azenguruka ariko ari live n'ubundi. Abantu baramuzi cyane, n'umwe mu bahungu bihebeye cyane Cristiano Ronaldo, uko ubusanzwe Show Speed yambara umwenda uriho Jesus Cristiano yambaye mu buzima bwe. So mu minsi yashize rero ubwo habaga igikombe cy'isi cy'amakrebe cyabaga muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Show Speed ikintu abantu icyo bamuziho nuko Perezida Infantino yamutije umunota umwe kugira ngo ayobore FIFA ahita atanga igikombe. Uyu munsi rero ari muri stade Amahoro, urabona ko ari kugenda azenguruka, ari kumwe na ekipe n'ubundi imufatira amashusho ari live mu buryo nyine bivuze ngo uramutse ugiye nko kuri channel ya YouTube yewe uhita ubona ko ari live. Hanyuma rero bahise banamuhereza ingabo, arimo arabyina arigana umuco nyarwanda. Ni bimwe mu bintu nyine n'ubundi bijya bimuranga hano rero kuri stade Amahoro. Ku bantu bakurikiye televiziyo Rwanda hirya no hino muri kubona ko ari ibirori biryoshye, bishyushye, bibereye ijisho nyuma y'uko twinjiye muri half time y'umukino uri guhuza ikipe y'Indahangarwa ndetse n'ikipe ya Rayon Sport. Nakunze iyi tuwaye kuko nigaruka ku isoko, kuko ni umwirabura, no kuvuga ngo reka nsubire aho ashobora kuba hariho avoka afite igisekuru njye kureba ibyaho. Nabonye ibihugu byinshi yatambutsemo, yagiye areba akurikirana imico yaho. So ubona ko rero ubundi icyo ashaka mu by'ukuri niho kureba ngo ni ibiki ubu buzima bushya ni ubuhe. Social media zazanye ibintu nyine, ni internet n'ikiyazanye nibyo. Hanyuma kandi icyo twababwira, Show Speed mu gitondo cy'uyu munsi yagaragaye ari mu birunga aho yagiye gusura ingagi. Hanyuma rero nyine gahunda yari ikurikiyeho kwari ukuza hano kuri stade Amahoro. Murabona ko ari kugerageza kwigana kubyina imbyino nyarwanda mu bigize umuco nyarwanda. Urabona ko abantu muri stade rwose uyu munsi banazindutse baje kumureba, kuko abantu bari bamaze kubimenya ko aza kuba ari muri stade Amahoro. Aragerageza nyine kureba uko yajyana n'ababyinnyi uburyo bari kubyina muri ubu buryo. Hanyuma rero nyuma yo kubyina urabona ko hari umwana umuzaniye umupira, noneho ubu agiye kwinjira mu kibuga ajye gukina, ubundi bakore za challenge twababwiraga zitandukanye n'abana bateguwe. Rero yitwa Show Speed, urabona ko afite timu yengari imukurikiye iri gufata amashusho. Kayishema aha rero urabona ko abantu baryohewe bari gukurikira ibyo arimo arakora. Nyuma ari kugenda azenguka stade Amahoro. Kayishema kimwe mu bintu navuga ngo byo kwishimira ni ukuba igihugu cy'u Rwanda cyaratwubakiye stade Amahoro ikavugururwa ikagera ku rwego nyine buri muntu wese ashobora kuza akaba yisanzuye, ariko kandi twanongererwa n'uyu mugisha wo kwakira abastar batandukanye baturuka hirya no hino. Ahise akora nicyo kirango mu bintu byose akora, biriya biba bigomba kuba mu minsi yashize yasuye Arabia Saudite agiye kureba mushuti we Cristiano Ronaldo, asuye ikipe ya Al Nassr aho muri match yageze muri stade hakiri kare atanga abandi bafana. Nomo kugeza bamaze gusa nkaho nyine ibyo bintu byubaka cyane ahangaha kuri izo social media. mu birango azwiho ku bantu batabizi ni celebration
ya Cristiano Ronaldo. Uyu munsi n'umukinnyi w'ikipe ya Al Nassr, yakiniye amakipe nka Manchester United, yakiniye ikipe ya Real Madrid, yakiniye amakipe menshi atandukanye. Hanyuma rero navuga ngo ubundi Aisho Speed ajya kumenyekana nyine yabaye nk'uyisanisha na Cristiano Ronaldo, kuko n'iriya nimero 7 yambaye mu mugongo ni ya Cristiano Ronaldo. CR7 niyo ibintu bye byose ubundi navuga ko ni Cristiano. Ikindi ni umuntu, reka mvuge ngo ni umuntu ukunda kubona ibintu biri bizarre, kuko nk'ubu urabona ko kariya ko ntikabura, ni umwakorobate bizwi. Mu minsi yashize yaherutse gusimbuka imodoka n'ibindi byinshi agenda akora, ubona ko icyo agomba gukorera mu by'ukuri yategerejwe ni bano bafana nyine agomba kujya kugira ngo abone ampure cyangwa se abone ubu bushyuhe bwa stade. Rero arimo arishimana n'abafana zenguruka stade Amahoro. Abafana bo bamaze kugera ahangaha kuri stade Amahoro. Ubwo nyine abantu bakomeza kumubona acunga areba hariya ku kuboko, abari kureba social media z'ukuntu ziri kuzamuka, ukuntu abantu bari kumukurikira. Ubu ni umwanya wo kuvugana nabo, kuko kugira ngo banze babwire uko byumeze mbere yuko nyuma yo kujya muri stade, ubundi akahita ajya gusura akareba niba za miliyoni zazamutse. Ubundi rero Aisho Speed usibye kuba ngo uyu munsi ari mu Rwanda, murabona ko ubafite team ntoya, ubundi usanga agendana Obivan abamufasha gukora live, kuko nyine mu bintu yamenyereweho ni ugukora stream live, agenda akora ibintu bye byose akabikora live, ubundi abamukurikirana bo bakamukurikirana. Rero ni Speed uri hano muri stade Amahoro, afite abantu miliyoni 47 ziri kumukurikirana muri stade Amahoro. Harimo abanyarwanda bari hirya no hino, ko ntekereza ko bakabe bari gushyiramo amadrapo y'u Rwanda, babazanye bati umunyarwanda uri hano ninde. Ariko nyine ni umuntu navuga ngo ukurikirwa n'ingeri zose ku isi. Navuga ngo rero ni bimwe mu bintu by'agaciro twagize. Urabona abo ni abafana bazanye ibyapa byo kwakira Speed hano mu Rwanda. Ni umwe mu bantu banakundwa n'abana bakiri bato cyane, kuko usanga kuri YouTube ibintu akora ntabwo bisaba kubyumva, ntabwo dusaba gusobanurira, wowe nuko wicara ukareba gusa. Kuri abari live kuri Twitter, kuri YouTube ni nk'ibihumbi 70 kuri YouTube, ariko noneho urebye kuri iriya platform ye afite ku kaboko hariho miliyoni 47. Ibyo ni ibihugu byinshi cyane. Nibyo rero mu kanya gato turaza no kugaruka mu gice cya kabiri cy'umukino uri guhuza ikipe y'indahangarwa n'ikipe ya Rayon Sport, kuko bari bamuhaye umwanya wo kugira ngo yiyereke abanyarwanda. Hanyuma rero bagiye kumubaza ijambo azi, ati muraho. Ijambo avuze ni muraho, ko bamubazaga niba hari ikintu azi cy'u Rwanda. You want to be the pitch? Okay. Yeah, please. Bamubazaga ijambo azi ry'ikinyarwanda, avuga ko ijambo azi ari muraho. Yahageze uyu munsi tariki 10, yahageze mu ijoro ryakeye, ahise amenya muraho, arongera arasimbuka. Reka gusa ikintu kirimo abantu bavuga bati agomba kugenda ageze kwa Karirosi Igikondo. Ni umwakorobate ukomeye cyane rero, ari nacyo gisobanuro nyine. Nibyo nabuze mbabwira, iki nicyo internet. Ariko ikibazo iri amband yambaye ni kapiteni w'iki? Ni kapiteni we ku giti cye ahagarariye abandi bakapiteni. Ngo rero Aisho Speed niwe mushyitsi twari dufite muri stade Amahoro. Nababwiye ko ari umunyamerika, n'umusore ukiri muto w'imyaka 20, ariko kandi ntiwibaze niba ari umukinnyi w'umupira w'amaguru hoya, ahubwo icyo yamenyekanyeho cyane ni ugukoresha imbuga nkoranyambaga, by'umwihariko mu buryo bwa live. Anageze hose agakora ibikorwa bye biri live, ariko nanone agakora nyine mu buryo navuga ngo buri bizarre, mu buryo abantu batamenyereye. Yabari mu bakrobata akikomporta nkabo, ahageze hose akitwara nk'abo bantu. Uyu munsi rero yari yaje muri stade Amahoro, gusa ntago ku mukino uza gusa ikipe ya APR n'ikipe ya Rayon Sport aza kuba hari. Ubu ngubu nanavuga ngo arasoje, arimo arasohoka. Mu kanya gato turaza kwinjira mu gice cya kabiri cy'umukino muri gukurikira kuri televiziyo Rwanda, umukino uri guhuza ikipe ya Rayon Sport y'abagore ndetse n'ikipe y'indahangarwa. Igice cya mbere cyarangiye ikipe ya Rayon Sport Women Football Club itsinze ikipe y'indahangarwa igitego 1-0. Ubwo rero dutegereje kureba igice cya kabiri. Hanyuma tubibutse ko iri ari irushanwa rya Ferwafa Super Cup riri gukinwa, n'irushanwa rihuza ikipe yatwaye igikombe cya shampiyona n'ikipe yatwaye igikombe cy'amahoro. Speed rero ahuye na kapiteni w'ikipe ya Rayon Sport, barimo baraganira.
navuga ngo ni ikintu cyiza cyane nko ku muntu wabaga ari kuri YouTube amureba byiza kumuganiriza. Navuga ko nigiye kwigura ko ntabwo nzigira nk'urugendo njya gushaka abasitari bazaza hano. Ufite icyizere? Oya, nta cyizere, ntabwo ari kuvuga ngo mfite icyizere, ahubwo genda bategereje hazaza. Ni ikibazo cy'igihe kuko nabwiye abo nagiye ntegereza bose kandi ntabwo nigeze ntanga itike. Icyo nakoze ni ukugera aho ntibe kuri stade Amahoro cyangwa se ku muhanda runaka kugira ngo uwo muntu nze kumubona. Uwo rero ni iShowSpeed, urabona w'ikintu akora akomeza gukontorora akareba ku kuboko kwe uko bimeze, uko aba-followers be bakomeza kumukurikira ndetse n'abandi bantu. Urabona ko ari gutambuka aragaragiwe. Ntekereza ko muri story azatera abantu ari uburyo yabonye ingagi. Mbere y'uko aza yavuze ko kimwe mu bintu yifuza kuzabona mu Rwanda ni ingagi mu birunga. Gusa nyine kujya aho ntabwo live streaming yakunze kubera ko n'abantu barabizi cyane kuko bitewe na n'iriya misozi no kuzamuka. Gusa navuga ko nabo video ye yagiye hanze ya nyuma ya mbere ko azamuka yerekeza mu birunga. Navuga ngo icyo abantu baza gutegereza nyine ni ukuza kureba umusaruro ibiza kuvamo muri streaming. Gusa biba ari byiza kuko rigoga ibintu byabo byo kuvuga ngo igihugu kirafunguye, Rwanda is open, ku buryo nyuma y'aha ngaha n'undi muntu ashobora batuke narebye kuri video za ShowSpeed nabonye ibyiza kandi nongeye kubyirebera. Iki gihugu yari arimo ni ikihe? Urabona ko Speed noneho ageze no ku ngoma. Mu minsi ishize abantu bamubonye Cristiano Ronaldo amwigisha uburyo bw'imifanire bw'ikipe ya Al Nassr, nawe akurikira abafana. N'ubu ngubu urabona ko yinjiye mu ngoma, yabaye umukaraza. Ko nawe serious atari serious, ni ikintu cyagitangaje gusa. Ubu ni umukaraza, babonye umukaraza mushya. Nyuma rero yo kuzenguruka ikibuga suhuza abafana, nyuma yo gukora challenge zo gutera amajongre, gutera umupira mu kibuga, ubu noneho bamuhaye ingoma ari gukaraza. Hanyuma rero ni iShowSpeed, uramubona ariko yanarepese. Oya, uburyo ateye ikintu maze kumubonaho afata vuba. Ahageze ikintu akora ubundi arabareka mugabo akora akantu gatoya ubundi akabakurikira akagendera kuri ritme. Ibihugu byinshi yarabisuye, bavuye mu majyepfo ya Afurika imara agenda azamuka. Ndumva kugeza ubu total n'ibihugu 30 agomba kuzasura, harimo n'u Rwanda. Ari nayo mpamvu sinzi ko impamvu abantu baba ari aba pessimiste. Niba Ferwafa avuze ko iShowSpeed azaca muri half time, niki kucyumva ko bidashoboka nse oya kuko niba president wa FIFA ejo ndere yari hano kuri no stade umwana muto ni gute bitakunda. Niba warabonye reka mvuge ngo reka mbyoroshye, niba warabonye abakinnyi bakomeye cyane bakina za Arsenal, za Paris Saint-Germain bari hano, ahubwo ikibazo kirimo kukiwinangiye ko bidashoboka. Byose birashoboka. Ni iShowSpeed rero wavuzaga ingoma mu kanya gato.